ubuzima ni impano dusangiye twagabiwe na rurema nta kiguzi na kimwe dutanze, ariko hari igihe ubuzima butaturyohera kimwe. Urugero ni uyu mwana muto w'umuziranenge w'imyaka 11. Mana kuko ngiye gupfa mundeba, Mana mfasha abaturage, Mana mumfashe, Mana kuko ndapfuye mundeba, Mana kuko mwamfashije ndapfuye, Mana kuko mwamfashije, Mana kuko mfasha, Mana mfasha, Mana mfasha, ndapfuye, Mana mumfashe, ndapfuye mumfashe, Mana we ndapfuye we. Abenshi bamwita igikeri, igifi cyangwa ikinyamaswa gifite amagaragamba, imvugo idashimishije na gato, nyamara ni umuntu nkanjye nkawe. Ubuzima bwe bwose abubayeho ababaye. Iyo izuba rivuye ibi bibembe nk'uko bamwe babyita birashyuha, maze umubiri ukamurya cyane, agafata imbugita akishimisha. Ku bwe avuga ko aba yumva agiye gusara. Umutuba ari umwe gusa, ni ukwiruka akagera hari amazi akonje cyane bakamumenaho, akumva agaruye ubuyanja. Birandya cyane iyo bindiye no ku ishuri, mbita ko ndaha kuko bizamo ubushyuhe bwinshi, nagera hano bakameneraho amazi, ubushyuhe bugagabanuka ngasubira ku ishuri. Hano ku iki kigo kitwegereye cyitwa Bikunda. Mu wa kabiri. Hari umuntu ushaka kuzareba iki kiganiro, wamusaba iki? Namusaba yuko yamfasha mu ndyo yuzuye kuko ntabwo nyibona. Namusaba yuko yamvuza ngakira, kandi Imana yamushimira, nanjye namushimira, Imana ibibafashemo. Ese ibi bintu bivuga ko ari nk'iki waba urwaye? Bamwe baravuga ngo ni ibibembe, abandi ibiki n'ibiki, mbega nyine sinabifata kuko umubiri uba uri kundya, ngenda ku byanjye. Icyo kintu se nicyo ushimisha? Iki ngiki bacyita imbugita, ariko niyo nshimisha nyine iyo bindiye cyane, niyo nihatisha gutya kugira byorohe. Biba biri kukurya? Birandya cyane kabisa. Ni izihe mbogamizi uhura nazo iyo uri mu bandi bana? Nuko nyine bindya bakazamo ubushyuhe bwinshi ku buryo ntanasara, ngahita ko nzamuka nihuta. Abanyeshuri bene wacu banzanye bangeza hano akameneraho amazi, amara kumeneraho amazi nyine ngoroherwa, ubushyuhe bukagabanuka ngasubira ku kigo. Kandi uzi ubwenge mu ishuri? Ndagerageza kabisa. Uba nk'uwa kangahe? Uretse kuba uwa 14, kuko mu gihe wagiye bicika ibisebe no kugera hafi bikananamba ku buryo banterura. Dore umwana kwegera kwigana, ariko nyine yaransize, narasibe nsubira mu wa kabiri, kandi kabisa ndagandushaga ubwenge. Ibintu birahinduka, inshuti zikaguta, ariko ubuzima burakomeza. Benshi twumvise inkuru y'umugabo witwaga Yobu. Ni inkuru igaragara mu bitabo byinshi by'iyobokamana nka Bibiliya na Korani. Ni umugabo wabayeho akaza guterwa n'indwara y'ibisebe cyangwa ibibembe ku ruhu rwe, ku buryo yabagaho yishima buri saha na buri munota. Ibyo ni inkuru dusoma, ariko uyu munsi inkuru itari imbarirano ni iy'uyu mwana w'umuziranenge w'imyaka 11. Uyu mwana yavutse afite ikibazo ku ruhu, aho akura bikagenda byiyongera kugeza ubwo ababyeyi be bamujyanye kwa muganga, ariko abaganga n'abadokiteri b'inzobere bayoberwa indwara. Abakomeye mu myemerere bo bavuga ko ari amadayimoni cyangwa amarozi. Nari ndiho nkubaza, hari imbogamizi nakubajije cyangwa ibintu bikubangamira nk'iyo uri mu bandi bana? Nuko kwicarana n'abandi banyeshuri
bamwe bakajya bavuga ngo ndi igikeri, ariko nyine umwarimu yaravuze ati mwa abanyeshuri mwe ntimukajya mutuka umwana siko si we wabyishyizeho, mujye mumureka. Nyine umwarimu arabacyaha, abanyeshuri ndi bakongera kujya babivuga, ariko nyine twicarana nabo batishimye. kandi nawe ukabibona. Kamubwire ngo wihangane. Urakoze. Uzi gusenga? Ngaho sengera rero umuntu uzagira umutima wo kugira icyo yagufasha, yaguha minervari cyangwa yakujyana no kwa muganga. Nyagasani Mana ndagusabye uyu muntu ugiye kumfasha uzamuhe kunyohereza neza, azamfasha byizeye Mana, ndagaruka kuzamfasha atabyizeye. Nyagasani rero niyo yaba ari Kagame kuko ndabura amafaranga yamfasha. Rero Nyagasani Mana uzamuhe icyo cyizere Mana, nawe kimugere mu mutima azababare. Uyu munsi uyu mwana aracyahanganye no gushaka ubufasha bwo kureba uburyo yavuzwa agakira iyi ndwara itamworoheye. Kumubyara uyu mwana yavukanye ubu burwayi. Akimara kubuvukana avuka afite ubutorotonzi mu mubiri wumva akagashe. Akimara kuba akagashe nyuma yaho biza guseruka mu mubiri. Ubwo butorotonzi buza kubyara nyine guseruka agahinduka nk'igikeri. Nyuma yaho nza kumujyana kwa muganga, mujyanye kwa muganga abura umuvuzi. Kimara kubura umuvuzi barambwira ngo ngeze mu Bushenge, natangiriye mu Kagari ngera ahitwa mu Bushenge. Mu Bushenge banyohereza i Butare, maze kunyohereza i Butare, ngeze i Butare barambwira ati ubu burwayi bwazakira ari umuntu mfite umfasha. Ngewe nta kintu mfite. Noneho icyamba umuntu umfasha yenda umwana bamuvura. Ubwo rero niba uburwayi bwe bwakira simbizi, bizwi n'Imana n'abamukurikirana kuko ngiye nta mbaraga mfite. Nagira ati ubu se mubayeho mutahangaha? Ubu tubayeho gutya nyine turi abakene. Njye mubona nk'uko abana banjye bose mbabona nta kibazo bintera. Ariko ikibazo cy'imirire hano turakennye rwose, nta turya nyine twakoze cyangwa twadeye, nta kundi byaje. Mama wabo abaheze? Mama wabo ndamufite, nawe turabana. Ko nawe twasanze aha? Ntawe uri aha ngaha, ariko sinzi ahantu agiye. None se nk'iy'abana nibyo nakubazaga, iyo bararanye nawe ntabwo biriya bintu bibabangamira? Abana banjye bose barabana, ntabwo bibabangamira, baramumenyereye ntibamwinena, usibye abo hanze bavuga ko ari igikeri. Nk'iyo bavuze ko ari igikeri si ubwo wowe bifata gute? Ndaturiya nyine nkibana gusa mu mutima wanjye nkabyihorera. Kankubwire ngo wihangane. Ubundi mu bisanzwe harya hano uri umuhinzi? Ndi umuhinzi. Mama wabo? Nawe ni umuhinzi. Nta gihe se wenda mama wabo yaba yarabonye abyaye umwana umeze gutya uvukanye ubumuga niko nabyita, akumva wenda ko yamwinubira? Nta kibazo umugore wanjye afite, ahubwo niwe unshishikariza kugira ngo tumukorere isuku kugira ngo abane n'abandi bo nta kibazo. Ubu ntabwo mwari mwamenya ikibazo uyu mwana yaba afite? Ntabwo twari twakimenya. Ni nk'igiki wasaba nk'umuntu ushaka kuzagira umutima wo kugufasha? Ikintu nasaba umuntu ushaka kuzagira umutima wo kumfasha ni ukumpa inkunga, nta kindi kintu namusaba, akareba nyine ko ndishoboye. Niyo nkunga? Niyo nkunga wamusaba? Inkunga iyo yabona sinategeka.
ntabwo utegetse n'ubundi uriho urasaba ibyo byose ushobora kuvuga ati mwenda hari abantu bo mu bihugu byo hanze babona ko haba hari n'umuganga ushobora kuba hafi, mbese ndashaka kubivuga muri iyo range nandi wo nkubwira ubusabe nta kibazo gihari. ngende umukene sinvuga ngo uyu mwana namushobora, uwabona ububasha bwo kumfasha yamfasha umwana akavurwa, icyo yabona yamfasha sinakimutegeka nicyo yakora, ari amafaranga yayampa tukabona ko yenda twamuvuza, kuko ngewe sinatika icyo yankorera kuko sindi mu mutima we. Se ko mbona biriya bintu ari kugenda biharura, iyo biharuye biba bimeze bite? Biriya bintu bihinda umuriro, hari n'igihe mumenaho amazi kugira ngo biriya bintu byoroshye. Kandi biranaturagurika, murabona buriya afite ibisebe byinshi ku mubiri we. Ibi birahari kandi ngewe byaranyobeye gusa narumiwe ntacyo nabasha kubikoraho. Kambwira ngo wihangane. Hanyuma ndihanganye nta kibazo, umutima ndihanganye. Ikindi kintu cyaba gikenewe kuri uyu mwana ni iki? Ikindi kintu cyaba gikenewe kuri uyu mwana, namusize ku ishuri kugira ngo ndebe ko kibuze ari ikintu byazamufasha akagira ubwihangane. Akagira ubwihangane, genda umubyeyi we mbese Imana no yabimfasha mu gihe ntacyo nabasha kuvuga. Ase biba bimurya? Biramurya cyane ni ndengakamere, murebye neza mwabona ko anaturagurika, afite n'ibisebe ku mubiri. Se wowe nk'iyo mwicaye mutekereza ko cyaba ari iki cyabiteye? Ntacyo byo guturagurika ntacyo nzi, kuko dufite abandi bana bageze kuri 7 badafite iriya ndwara, badafite n'ikibazo kandi basabana bakaryamana nta kibazo, nta kindi kibazo. Ntabwo byaba ari bya bindi bavuga ngo ni amadayimoni? Ntabwo ari amadayimoni, iriya ndwara yarayivukanye, yanyobeye iyo ariyo. None se ubwo ngubwo urabona bigomba kugenda gute? Amaherezo y'uyu mwana bigomba kugenda gute? None se nabigenza gute? Mwangira nama ki? Inama twakugira nyine ni uko ugomba kwihangana. Ikindi tuba tubaganye kugira ngo mutubwire ibisabwa kugira ngo tugende tubakorere ubuvugizi, kandi ubwo ikiboneka ari cyo muzabona. Ahubwo nakubwira ngo nk'umuntu uzagira nk'umutima wo kugufasha, ni nk'ibiki wamwisabira? Icyo namusaba yanyohereza ubwo bufasha. Ibyo wari wavuze bwa mbere, ariko nari nongeye kubaza kugira ngo ube wabyaba inyunganizi. Ubufasha yambonera nibwo yampa, sinategeka kuko ntazi ubufasha yampa ikintu cyamujyana kwa muganga, ni Imana ibimuteyemo, ntabwo ari ngewe. Imana yimufashamo. Kuko sinamubwira ngo azampe ibyo ntazi agomba kumva.